Reka nkwifurize kugira intangiriro nziza za wikendi, abari ku munsi wa gatandatu burya twizera ko wikendi muri kugenda muyenjoyinga kabisa, ariko natwe turayenjoyinga. Uyu munsi hari siporo, hari shampiyona y'icyiciro cya mbere, hari icyiciro cya kabiri, ibyo byose rero turagenda twibanira rwose muri wikendi. Iyi wikendi iraryoshye, nyamuneka dore Arsenal yarayitsinze noneho yiherana yitwa Ipswich Town, urumva ko abakunzi bayo bari baryoshye, urumva ko kandi abakunzi b'amakipe nka Police nabo bari bameze neza nyuma y'uko batsinze Gasogi ya Kenisi ibitego 2-0. urumva ko nyine iyi weekend rwose ibintu byari biryoshye muri rusange. Agatanga nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, yinjiye mu kiganiro gicumbi cy'amakuru kugira ngo ndebe amakuru kugira avuga Bizimana Dizana nawe akaba agenda control gahunda zose kugira ngo zigende ziba fresh sana. Hanyuma ababyeyi rero baratunga agatoki bimwe mu bigo bima indangamanota rero z'abana babo. Iyi nkuru tugiye kuyireba uburyo burambuye, turebe uburyo bimeze muri rusange, turebe se iki kibazo cyavuye hehe, se kiri guterwa n'iki. Aho rero kuri uyu wa 27 Ukuboza, ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje gahunda y'ingendo z'abanyeshuri basubira ku mashuri rero mu gihembwe cya kabiri. Ingendo zizatangira kuwera ku wa 3 Mutarama 2025 kugeza ku wa 6 Mutarama 2025, aho rero bahise babitangaza ndetse hamenyekana n'amakuru y'uko nyine ko hari bimwe mu bigo by'amashuri ndetse n'amashuri amwe n'amwe ataratanze indangamanota, bakabeshya ko ababyeyi nyine ngo babo rero ngo amanota yahiye nyine kuri abo bana. Mu butumwa bwanyuze ku rukuta rwa X, nk'uwitwa rero Nkori yagize ati hari ababyeyi dufite ikibazo, abana ntibahawe school reports, ati ngo amanota yarahiye rero ubu koko birakwiye. Ati hari igihe abana bafitiye umushinga rero mwishyurira ndetse yakenewe indangamanota, ubu bizagenda bite? Hanyuma ndetse nyine yahise itungwa agatoki maze rero igira icyo ibivugaho nyine ihita isubiza. Mu butumwa rero baje kuza kwavuga ko nk'iryo shuri rero ngo bagomba kubikurikirana ngo bakamenya ahantu habaye ikibazo nyine kugira ngo bakabafasha, akaba ariko bimeze. Hanyuma kandi nk'undi mubyeyi nawe kuri X yaravuze ati yikatuye izina rye ngo yitwa Rugenera kuri X, yagize ati mwiriwe neza, nanjye mpuje ikibazo na mugenzi wanjye, nohereje umwana ku ishuri rero rya GS Ntarama, hanyuma muha ibisabwa byose ariko ntabwo yigeze ahabwa indangamanota. Nabaje diregiteri uyobora icyo kigo ambwira ko umwana atari muri system ya NESA kandi NESA ariyo itanga indangamanota. NESA nawe yahise isubiza uyu witwa Rugenera, imusubiza iti rero bakubwiye ko impamvu ari umwana utari muri system ari iyihe, mwatwandikira ni box mukaduha amakuru arambuye tukabikurikirana. Hanyuma icyo hamya nuko bamwe mu barimu babwiye umurunga.com nkesha iyi nkuru kubijyanye n'abana bataye indangamanota ari ikibazo cya system yitwa Kamisi isanzwe ikoreshwa hari abana nyine idahuza muri system ya SDMS ariyo School Data Management System. Bavuga ko kandi izi system zombi zitarahuzwa neza, kuko nyine hari abantu usanga muri SDMS nyamara ntibabe bari muri Kamisi, cyangwa se akaba nyine SDMS ariko atari muri Kamisi. Hanyuma cyamenya nuko abarimu bakomeje gusaba NESA ariko yakora uburyo umwana ko agaragara muri SDMS ndetse yewe akanagaragara muri Kamisi bitagoranye, ndetse bagasaba nyine ibigo ko bahabwa mudasobwa zihagije kuko nyine zikoresha kuba bakoresha amatelefoni nabyo bibagora. Hanyuma kandi icyo wamenya nuko biteganyijwe ko mu gihembwe cya kabiri kizatangira cya 6 Mutarama 2025 kikazasozwa tariki ya 4 Mata 2025. rero muri rusange akaba ari uko nguko bimeze kuri ubu ngubu abana akaziga ibyumweru 13, akaba ari uko bimeze. N'ikinyamakuru cyitwa umurunga.com gikunda gukurikirana zino nkuru nyine zo muri education, nibo turi gukesha iyi nkuru. Reka twizere ko wenda ari icyo nesiza gukora kuri kino kibazo ikaba yanabikurikirana. Ubwo ngubwo tunizere ko ababyeyi nyine amabireti y'abana aba bari kuri Karama bazagenda bayabona. Urumva ko ku mbuga nkoranyambaga rero nicyo kibazo cy'abana babyeyi bari kugenda bagaragaza kugenda kivugwa. Batagukomeza bari twara kuri Gicumbi News Online TV ndetse no kuri internet washitse Gicumbi News akadomo raba muze kugira weekend nziza.